shaka hako barahari na mama we ntaho hari ahantu bagiye gukorora hasi ndetse bagiye kubambwira ko umugabo Siboni yari yaje kubashaka yawe numubwire ngo yihute byagenze amayi bya bisambo mu mudugudu byongeye biragaruka nawe barakwibye araswara kwica ndagaso n'uburyo yagiye kumva amatafari barayajyanye akwica we mama yagiye burya he agiye mu murima ya yahise anyura mu myumbati ari kwiruka abandi baturanyira y'urengeye nyine umukecuru yansaranye ngo n'ibyo yiguze umuteko kuko nsa nk'umukijura ko ngandi ya mu mazi oya ntabwo uri umujura ariko ukabashira mu mudugudu tuzabagira teko byambajije gusa umutekano nyero n'iki byaranze ariko sinzi nagufasha nakurangira umusaza bita Rudoviko uramuzi ndamwumva wa musaza uhetse kuza mu nama wajya ku musozi iyo hejuru ahantu ukeka ko batuye ukamubwira ati wadufashe ukadusezeranya ibyo watwemereye ukabidukorera uburyo si bene yagaruka naho ubundi nitagaruka mu baranca mu muryango wowe genda gusa umushaki ni umusaza gusa niwe wabimukekera ufite ibisatsi bimeze ukuntu sinzi ariko ugenda umubwira icyo kintu aragufasha ihene y'umukecuru ayitigaho ni ukuri iragaruka nta kintu ifite nagufasha twebwe ntacyo twananiwe abajura abantu baraturembeje nta kindi nagufasha genda nicyo ngicyo kazi ni ukuri nimba uri bugaruke ndajyayo pe oya iragaruka ndabyizi neza ko kutumva inama kutaza mu nama kwanyu nabyo bizabakurikirana ejo bundi mu nama ntabwo yaje abwira abaturage ati muhumure wigira ikibazo ihene wowe kireka nutagerayo aho nutagerayo nyine mukecuru uko nyine nta kintu bite abanyerondo barananiwe ntacyo abajura sinzi dasinzi ibyo birasa simbi wa musozi wa Kibaru byibaruka muyoboto do
igihungu bavuze ko cyaciye mu rugo mu gitondo. Ako mwabijura mwaje mwihana ubundi mwe mwi. Jurane turafatira no. Ubarize ku musaza bita Rudoviko. Ni umusaza ufite ibisatsi bihambiriye ukuntu kaimwe byanyu mwita ngo nimba barabarasita abarasita okay baramukurangira nuwo ngo nta umubwira ati tubabari udufashe ibyo wadusezeranyije ubidukore dora abajura baraturemesha Aratabikora. arahita bikora yabyemereye mu mbaga y'abantu cyake mba nawe yaratubeshyaga none turajya twabimenya kabisa numva nta bundi bufasha dukeneye utarugo sasa ushanga ugenda kandi wihangane Ari ubundi kwihutangiye turaza gusubira. Jamais garuka. Wowe nyine ndipangira nze ko umuzigo wanyu ngasanga wahageze imana. Niba wipangiye uzigenye napangiye. Wahapanze napanze kera. Wowe ikigaragaza ko ninjye wagutanze. Ahubwo reka ngende. Oya mani, umva nyine ubwira. Bucya urebye amasaha mazanga. Ahubwo nimba uri icyogajuru. Nimba ugendera mu birere. Nari hano. Umva nkubwire. Baravuze ati ahubwo reka ngende nyibutse. Hoye byo kwihuta se ntabwo ari ibintu kureba. Ubwo bwesha bosco. Hoya nishake mbe rekora ba. Umva wowe nkubwire. Wenda ari bisigana kanga gufata nita cyangwa ugende. Size n'ikirahure. Ikirahure? Iki cyo kugenda mbe ntago wagenda da fata banzuri. Hoya fata banzuri. Ebe nuri kunyigisha reka. Urabona turagabura paso. Ninjya amazo mwanya munini. Oya. Sinago twegabura hanga. Wowe tugendera mu musaza agiye gusohoka kwate. No mpero radio ngende ndirebe ndaga kongusanga ngaya. Kumvikana. Harimo ndayisiga. Ubu gende te. Oya yirekure. Nyamara gaso. Reka. Ntago bubera kintu. Bora nkizigize zigiye nyine. Oya ute manu kuri ibintu ugenda mara. Kandi umenya ko wese azaza nka. Naje. Yewe. Yewe ni cya kigwe cyo kagwira umuntu n'amazuru.
ukagwa wubamye akagwara umutwe nese nanga hose urahazi umusaza bita Dofiko uramuzi muzi hiki hari barahari hari shanga urakoze sawa urakoze bari bantu tekana yarambwiye ngo ukore bya bintu tekana wahe wo mu mudugudu hariya wacu uriya musozi wa Gihati agutumye ukore bya bintu ngo abajura baraturembeje kutanyibukira bahugiye mu mirimo Gihati ntuzi ko imerewe nabi twabonye tugaruza telefone yacu bitanda byibagirwa bari kunyibutsa nawe ugira amakosa umutwe urimo byinshi ugomba kunyibutsa umutekano nta kibazo ngiye kubyiga nyabuneka ngo ngugire vuba urabikora vuba nta kibazo genda umubwire ashyira umutima hamwe ngiye kubyiga ndabikemura murakoze tubagirire ndazinduka ngutuma mu gihe utwatsi ducya ndi kubura kandi ntabwo uriya muti wakora pe igitondo cya kare kwa kundi bisanzwe uzinduke ujye kunzanira Cedric nkubwiye ibyatsi uri buze gusoroma ntabyo uzi ndarengeze kwibaza icyo wasigaye ukora amasomo yanjye warafashe n'abuzukuru bose uzabasigira umurage cyiza cyane uze nugenda muri Amerika ukajya mbyikorera byikorera wenda nigaruka tuzakomezanya yarabura iminsi ngaho kwezi kumwe ukabura muri Kigali ntabite kabisa kuma no kugenda kuri Mrs. nta minsi umuntu aba yakoze icyamara nyine byagenze ute ntureba mvuye mu byo kwaba kari hanze ra umuntu ntabonye igitoki kikurimo nk'inshuro ebyiri uhagaze none nangiye kureba abagenzi bagiye tujye ku buryo twakigenza nyine shakisha uburyo wajya kumureba ariko uzapfa ruzungu abana birenze ubu nanjye gusasha wanjye waragiye uratonoka umusanyira ndakubwire narimbwira hirya mu gikari harajya kwiriyanga ndaharuzi abanya abantu banditse twenda kubisa kose baraye abantu bino nanjye nta n'umuntu uhari ibenzi narayiteruye gutya nyikubita urutugu bamaye angahe 22 mbiri y'iminsi ngahe abagenzi banjye ngombwa nawe rero ugira igifu ugira agafupe kizuzure se shango bambwira twigenderaho ngene harahirya mu gikari haranabonye imyenda twijyanye none batubura 100
izina ry'Imana ako kantu rero nari nemaze iminsi nabdo ijana tugire fasta tugende pe we wizeye ndizeye cyane bihangaya nta gikombe gihari kaburetse gato telefone nshyize ngo igihe he ngo ntabyo aguruka ndebe ntabyo icara ahangaha telefone nshyize wishyize he mva nagukubita nkubita mu biki telefone nshyize he haguruka ahangaha tambuka yemo nimundebe nta telefone geze telefone nshyize nta telefone nakozeho wayifashe nta telefone ushaka iki ndagukubita ushaka iki telefone uyishyize he ibanze ushimishe baza ushimishe telefone ushimishe nyine ugiye he kamera ifashiriye no ubundi kwitwara wowe wagakobura he njyewe ntabwo njya niba nta n'uko njya nabikora nyine telefone ugiye sana aho ufite uburangare mu mutwe ntabwo tujye ufite ubuturage ndagukubita yesu we ndumiwe mva nkubwiye Tete. ntabwo wancika umva nta n'icyo wantwara